reka nongere ngusuhuze rero ugiye gufata akanya ukadukurikirana akamubwira ngo urakoze cyane kubwo mwanya ugiye gufata. Kugira ngo rero nko mumaze iminsi mubona video tugenda tubagezaho, uyu munsi tugiye kurebera hamwe app zishobora kukwangiriza telefone yawe mu buryo bukomeye cyane. Ndetse igitangaje nuko abenshi muri twe zo app turazifite. Rero urasaba gukurikira kugira ngo urebe niba we telefone yawe itari yangizwa n'izo app ndetse ukaba wanazirinda. Icyo ngusaba nanone niba ugeze hano bwa mbere nuko wakora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe muri video nyinshi tugenda tubategurira umunsi kundi. Urakoze cyane. App ya mbere rero ni TikTok Live Wallpaper. Ngira ngo wenda iyi app murayizi. Kumwe muri screen yawe ushobora gushyiramo wallpaper ziri live, nk'ingi y'uruzi amazi ari gutemba, mujya muzibona nyinshi, harimo inyamaswa ziri kugenda, iki n'iki, mujya muzibona ziratandukanye. Izi wallpaper rero uzishyiramo ari uko umaze kudownloading iriya app yitwa Live Wallpaper. Ariko ikibi cy'izi wallpapers zitwara umuriro mu buryo bwihuse cyane, kandi ikintu cyose gishobora kumara umuriro muri phone vuba, icyo kintu cyangiza battery ku rwego ruri hejuru cyane. So it's better yuko rero wabyirinda kugira ngo urumva ko battery yawe iyo yatangiye gupfa telefone yawe ni nkaho n'ubundi iba yarangiye tu. App ya kabiri yangiza phone yawe ni amagame amwe aremereye. Amagame buri harimo ubwoko bwinshi. Hari utugame tuba tworoheje, turi simple, ariko hakaba n'andi magame abaremereye afite storage ndende, ari nka hejuru ya gigabyte imwe. Izo game rero kuzestara muri phone yawe nabyo birayangiza cyane, kuko izo game iyo uri kuzikina phone yawe irashyuha ku rwego ruri hejuru cyane. Ngira ngo wenda abazishyizemo murabizi. Ikindi kandi ikanakora gahoro. Ibyo rero bya byiza izo game ugiye uzirinda ugakoresha buriya game buri simple bufite storage ntoya, kuko izi ngizi zifite storage ndende zangiza telefone ku rwego ruri hejuru cyane. App ya gatatu rero ushobora kukwangiriza phone yawe bayita cryptocurrency mining app. Ahangaha ntabwo ari app imwe, hakubiyemo app zose. Hari izitwa za Bitcoin, ngira ngo wenda murazizi, za app ushyira muri phone yawe ngo ukazakorera amafaranga, ukajya ukorera amafaranga. Ngira ngo wenda murabizi ko zikorwa. Hari izo ushyira muri phone yawe ngo kwigire ku minota yibara amafaranga akagenda yinjira. Hari abagusaba kureba amavideo n'ibiki gukina ibintu bimeze nka game. Izi app nazo zangiza telefone yawe ku rwego ruri hejuru. Nabyo biri mu bintu bya mbere bituma telefone yawe ishyuha, kandi buriya telefone yawe iri gushyuha n'ubundi na battery biri kubigenderamo, kuko ziriya app zituma umuriro muri battery ushiramo vuba. Kandi nakubwiye ko ikintu cyose cyatuma battery yawe ishiramo umuriro vuba, icyo kintu cyo ari umwanzi wa telefone yawe. So it's better yuko ibi nabyo rero wabyirinda. App za kane zishobora kwangiriza phone ni social media zitari update. Ni ama app menshi cyane cyane ya social media ya kera atari new version cyangwa atari mashyashya. Murabizi yuko app bagenda bazivugurura umunsi ku wundi. Rero hari igihe ukora ikosa app bakayivugurura, wowe ntukore update kuri Play Store, kandi akenshi bazivuguruye ukajya uyikoresha barakubwira bati update this app. Iyo utabikoze rero ziriya app ziba zahindutse n'ubundi nka virus, zikakwangiriza phone yawe bigatuma ikora gakeya. Kandi abahanga mu bya telefone bavuze yuko telefone nyinshi zikora gahoro byatewe n'izi app zitari update. Rero bivuze ngo ugomba kumakinga sure yuko app zose zawe ziri update, kuko izo ngizo zitari update ziba ziri kukwangiriza telefone yawe ku rwego utabikeka. Ikindi kandi cyakwangiriza phone ni high quality videos. Izi ngizi ni video zifite quality ndende, ubwo sinzi ko nabikoresha mu Kinyarwanda, ariko ni video bakunze kuzita 4K. Urumva iyi ni video nyine ibi yarakoreshejwe na kamera, ndetse ikaba imeze neza, nyine igaragara neza cyane. Izi video rero ubundi ntabwo zemewe kubika kuri telefone, biba byiza iyo zibitswe ku mashini. Niyo mpamvu uzasanga wenda abantu benshi aba YouTubers cyangwa aba DJ bakoresha za computer, nta mu DJ wabika filime kuri phone, kuko ibi bintu nabyo byangiza telefone cyane. Ubwo wenda mu app ashobora kuzamo Netflix cyangwa YouTube, kuko ari kuri Netflix niho umuntu adashobora kudownloadingiraho filime. Rero ushobora kudownloadinga ifite high quality, ibi ngibi bikaba byayangiza. Cyangwa kuri YouTube na kuri downloadinga nabwo ukabikora. Ibi rero
byayangiza. Ubwo wanagombye kumenya yuko rero kuri bugiye kudownloadinga video kuri YouTube ntabwo uba ugomba kuyidownloadinga iri ifite high quality, ahubwo wajya kuri medium iri hagati na hagati, nibyo byakubera byiza. Icya gatandatu rero ni ukugenda urokinga ama app menshi. Ugasanga umuntu afite telefone ariko app zose afite yazishyizeho password. Burya ngo biriya bintu ntabwo ari byiza habe na gato. Byaba byiza uyishyize kuri screen lock gusa, kuri naho ubundi ama app yo byaba byiza unayaretse, kuko uko ugenda uzirokinga ziriya app biriya bintu nabyo bikwangiriza telefone yawe mu buryo utazi. Rero it's better kugabanya izo warokinze muri phone yawe. App za kane zishobora kwangiriza phone yawe ni ziriya app ukoresha uri gusharinga video cyangwa n'amadokima asanzwe, na ziriya za Zenda wenda za Bluetooth, ariko izo ngizo ntabwo ziteje ikibazo. Ahubwo hari app yita BitTorrent, wenda ku batayikoresha hari n'abayikoresha. Iyi app burya nayo ntabwo ari nziza cyane kuba wayikoresha, kuko cya gihe uri kugenda wohereza video mugenzi wawe ngo bituma CPU ya phone yawe ikora gake gake, kandi ibyo nabyo urumva yuko byayangiza. Ubwo rero bya byiza iyo nayo uyirinze ugakoresha ziriya za Zenda n'izindi zisanzwe za Bluetooth zikoreshwa. Reka mfata umwanya rero ngushimira wowe urebye iyi video kabisa, urakoze cyane. Reka mwibutse ko wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe. Hari icyo ushaka ko tukwigisha wakwandika muri comment, nacyo tukakikwigisha kabisa. Urakoze cyane.